mwiza ni mwiza pe oh papa pega mana gitangaza nanyuzwe n'ukunyitaho kandi nkurikije igihe tumaranye ibintu y'ubwo agenda nkorera byonyine umunsi ku munsi bigenda bihinduka kandi byose biratangaje ngenda ntungurwa rero bwa mbere nkubona uwo munsi ntiwamvamo umutima wanjye wahise ukunyishyuza buriya kenshi buri munsi wa madamu nkunze kumwitegereza agatari ku wundi madamu koko imana yakumpaye ite koko nawe wareba rwose nawe wareba nyuma naje kugira imana ikuzanira iruhande rwanjye. Reka gusuhuza nongere nkwifurize ibihe byiza ukurikiye twongeye kugarukana n'abageni bacu ndacyabita abageni cyiza turagira ngo mutwibwire hagati aho ngaho ngeni nitwa Blaise. Okay, murakoze cyane. Nanjye nitwa Nikubishaka Elise. Nk'ibisanzwe koko kwitwita abageni ariko kubera ko twamaze kwibaruka ubundi bamaze kwibaruka nyine bave mu bugeni yageze mu kindi cyiciro aho handi nitwaga papa cyangwa batanga umugeni bakabita ngo papa mugeni batangiye kwitwa papa kanaka ukabyitirwa rero batwaza mu kindi cyiciro ariko gusa ntago twabyanga rero nk'ibisanzwe ni famille kugira imyaka 2 turugushika imyaka 2 tubanye rero natwe twishimiye kubasuhuza abadukurikiye kuri channel rero murakoze cyane na madamu yabibwira. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Rahabu Tuyizere. Hanyuma rero dukomeje guha ikaze abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi biradushimisha kuko harimo abaduhamagara ati turabakunda natwe turabakunda tubikuye ku mutima mwiyumve mwikaze aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye turabakiriye kandi twizeye ko muzadukurikirana. Yes. Turabishimiye. Murakoze. Uyu munsi rero turagarutse reka banze babwire ngo ushaka amafoto meza video nziza hamagara Blaise abageni ibyo nabakoreye baraza kubereza amakuru ntabwo beshe bandike muri commentaire ubishaka cyangwa se ubaza ubikeneye mu muhe nimero zanjye turabishimangira kubera ko mu bakamimani twagiye tubona cyangwa twashatse amakuru atandukanye buriya natwe iyo dufite amakuru ku mugeni runaka akatubaza ngo bimeze bite natwe tubarangira Intare Film Studio cyangwa Intare Film Studio kubera ko ikintu nagushimiye cyambere ugira gahunda ndabizi mu nagwe gahunda uhagera mbere ni nk'umuzungu icyo kintu cyiza cyambere buriya igihe kirahenda rero kubera ko ubariza igihe akunakambere twagushimiye icya kabiri ifoto nziza buriya abantu baravuga iki gihe rero baravuga ngo nta foto nta cyabaye kandi ifoto n'urwibutso rw'ibihe byose iyo ifoto ari nziza buriya n'imyaka uri umusaza ugenda wibuka ibihe byawe by'ubutoya ukavuga ati rwose nari nkeye ukajya ureba imyanya itaraza ukavuga ati rwose bimeze neza rero buriya ndatekereza ko nyuma wenda ikiganiro ushobora gufotora hejuru gatoya ukabereka uburyo ki ibintu byawe ukora ukuntu bimeze neza rero turagukunda kandi dushikaza n'abantu kugira ngo bagiye baguha ibyo biraka kandi wabivuguruza cyangwa ushaka kumenya ukuri kwabyo yagenda kuri YouTube yacu ya Nirafam akareba aho twakoze amafoto yose ari kuri YouTube twashize kuri YouTube arahari yose twakoze video y'amafoto gusa ubwo rero yadusura akabona ngo amafoto meza kandi kama amafoto meza yatayibona ubwo rero akiherisha akari ukuntu fotora neza mbese cyakaje no kuri Instagram rwose muri Film Studio cyakaje no kuyanya bita Blaise tukamuha link hose akareba akamanza akagusuzuma akavuga ati ngiye rwose amafaranga yerekuye ngo ahekera kankwizeye atajya bingiye kuvuga ku magambo gusa ubundi waza ugasanga umuntu agwaye ifoto yarangiza ugasanga ntabwo ibyo agwaye ibintu utashaka ugasanga yayitwitse cyangwa kugira ngo yazabuze twe kamera tuba dufite niyo ifoto zavura muri kamera
zirongera zikagaruka pe urumva ukora recover iyo kamera nyine ntabwo ibigura kimwe nka ya yindi igura amafaranga make kandi z'amafaranga make iyo bivuyemo iyo zibuze ntabwo zongera kugaruka ariko izi z'iki gihe nyine za updatingwa n'abazungu baba babizi ko ari igihe umuntu ajya gukurikira ku munsi wose ugasanga bakoze ubukwe hafi umunsi wose ikibazo umuntu yabuze amafoto rwose turi gutabura wira umunsi wose mu bukwe ibyo ntibikabeho birabaje cyane rero inshuti zacu abavandimwe abo tuziranye abandi bavuga ngo baradukunda abandi baduhamagara batwandikira kuri WhatsApp bose rwose Blaise ni umwana mwiza kandi ugira amafoto meza rero mujye mumugana natwe cyangwa duhamagare tubahuze ubundi abakorera umuti murakoze cyane rero tugiye kuganira tumeze neza rero hashize agahe tutabonana ariko ntabwo ari kanini cyane ariko twari tugukumbuye yego ubibona nyine ko tumeze dukumbuye ubundi uri umuntu wacu reka wowe oya bwase ubundi se tuzatandukana buriya ariko byamaze kurangira byarangiye mpaka n'urugendo tuzarukomezanya mpaka no mu ijoro ahubwo cyane rwose rero twakoze ikiganiro ubushize twaganirije abantu ku rugendo rwanyu uburyo mwahuye uburyo wamubonye ukumva ubonye marayika imitoma myinshi cyane abantu barayibuka n'ubu ntabwo mubibona ariko numubibona ukuntu asa naramubonye kugira ngo ni marayika ugiye buriya kenshi buri munsi wa madamu nkunze kumwitegereza agatari ku wundi madamu koko imana yakumpaye ite koko nawe wareba rwose nawe wareba ikintu cya mbere mu mpande afite azi guseka neza none n'imana irushaho yamuremye neza ubwo rero ubundi umuntu wigeze ku amakuru nigeze kumva bwa mbere ni uko yavuga tukigana bwa mbere avuga ngo ntabwo azi kuvuga ntabwo azi kuvuga ariko sinzi impamvu twahuye ngiye nkasanga azi kuvuga ibyo byaragenze bite reka mubwire ndakubeshya nyine njyewe n'icyo uzi ingano yabyo ukuntu bingana sheri ni umuntu usetsa ariko ubwo ni ugusetsa buriya se abandi mwabonanye cyangwa ukiri muto uko aho warerewe ukazamuka ugakura nta bandi bantu bigeze ubona basetsa uburyo bavuga ngo ngenze gusetsa mukuru barenzeho pe ntabwo mbizi rero nabwo ndasetsa ntabwo mbizi cyakoze hari nuko wenda ako njyewe gusetsa kwanjye uri kuvuga ni uko hari mba mvuga akantu kavuye ku mutima nkavuga ibindimo nyuma kabyita guseka ariko njye mba ndi kuvuga ukuri kwa nyako biba biri seriye biba bikurimo nje ntabyo ibyo bintu byo hari abantu cyagiye turi kugikora hari abantu bagize ngo ndi kuvuga ibikabyo ndi kugira ute ariko buriya njye mba ndi kuvuga ikintu kiri ku mutima kandi cyambayeho ntatubuye ntabeshya ahubwo ikintu cyose ntekereza icyo gihe ndi muri situation nicyo mba mvuga buriya nukavuga ngo namonye meze nk'amarika kuko nanjye nabaye mbona ubwiza afite mbona ntabwo asa nabo nsanzwe mbona ubwo rero niyo mpamvu abantu tubakumbuje gusubira inyuma ikiganiro cya mbere twakoze kuri nirafamu barebe imitoma irimo barebe uburyo urugendo rwari rumeze cyakoze nawe baranyispeyarinze ariko mwaraminduye ibitekerezo nawe bifite kiriya gihe kubera kuri twaganiriye nahise bivaho imana nziza ubundi tujye tuvuga ko imana ari nziza kubera ko imana iturebera cyangwa itumenyera ibyo dukwiriye imana yabonye ko mbese ibyishimo byanjye ari hano bizabyubakira rero ndi kubabwira rero twaganiriye ubushize ku rugendo rwanyu uburyo mwahuye uburyo baje gufata gahunda yo gukora ubukwe ariko none ikintu kituzanye hano kano kanya imitoma yanyu ntabwo mwize mudusoreza kuhita ubwira ntabwo mbese twanyuzwe kuko hari ibindi bintu twabonye nyuma bivuga ngo tudakoze ikiganiro cya kabiri byaba bigoye twaba twarakoze ibintu bibi sibyo twabonye mu bukwe yego Elisa uririmbira madamu wawe umukubita imitoma mu ndirimbo nziza itangaje muranabyumvise nawe ndavuga ngo nirizi twuziranye nirizi wamaye akazi cyangwa hari umuntu bongeye baramuhindura ubundi iyo uri kuvuga ikintu kivuye ku mutima utabeshya buriya nacyo nasinzi ukuntu ntacyita buriya hari igihe nabikuremba bihuza n'ukuntu Adamu yavuze mu gihe Imana yamaze kumuremera umugore aravugishwa kandi yavuze ngo nakarakara yanjye avuga utuntu twinshi byari bimeze nk'igisigo
rero buriya nanjye iriya ndirimbo nanditse yari nayo nanjye yaje mu buryo bumeze nk'igisigo ngewe nari ndi mu kazi kuko urabiza nkura no Sonatube nari ndi mu kazi pe akazi kacu katugira busy ariko hari igihe umutima wigeze kumpatira numva ntabwo nuje n'akazi kanjye ntabwo kari kugendeka neza ahubwo numva inspiration yo kwandika iraje icyo gihe mba ndetse gukora ibyo ndi gukora mu kazi ahubwo mbanza ndandika inspiration yarije mu ntekerezo ndayandika ndashishimura ubwo icyo gihe mba mpindutse umwanditsi n'umusizi kubera ko nandika ibintu bimeze nk'umuvugo cyangwa igisigo ndabyandukura ndamanuka ubwo nemaze kongera kugura ibitekerezo kuri umuntu none mutekerejeho uyu madamu naye mutekerejeho numva ibitekerezo bije ari byinshi ndaje no ndandika kubera iyo umutima wishimye wandika ibintu byose bije byose naranditse ntago namenye aho biri kuva nagiye kubona mbona ndangije urupapuro rwose ndi kwandika ibintu bimeze nk'igisigo ndangije mpita mbimwoherereza so wabonye igisigo nakwandikiye icyo gihe kimwe numva rwose kubera ko umutima wamaze kunyurwa ukuntu ndashima ndandika ntago nsanzwe ndi umwanditsi w'imivugo cyangwa igisigo ariko kubera impamvu z'urukundo byakunze mbikoze nagiye kubona mbona nanjye nabikoze bibaza ni njyewe buse ko ntigeze niga bivuganzo ubundi bije bite ubwo rero mpita nkimwandikira nawe aratungurwa icyo gisigo mwandikiye ariko ntibyarangiraho icyo gisigo nacyo nongera nyikuramo indirimbo icyo gisigo rero cyajyanye n'iki ni amateka y'urukundo rwacu n'ubundi nkuko twabivuze mu kiganiro cya mbere uteze amatwi ukumva iyo ndirimbo naririmbye ukumva n'ikiganiro twakoze kiragiye cy'ubuzima bwacu cy'urugendo rw'urukundo wakumva ari amateka namwe rero ubundi mbese iriya ndirimbo ya Sheri ni samari ya cya kiganiro imeze nk'ari samari urumva haba harimo amateka ndetse n'uburyo ki bugaragaza umutima unyuzwe uko umeze umutima unyuzwe ndetse no gushima Imana ko yamaye umuntu ntakekaga ko nabona Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo nyuma aho ngaho rero Elise turaza kugaruka ukanye turirimbira kuri iriya ndirimbo abantu badafite batigeze bayumva baze kuyumva bari gukora kino kiganiro nyine baze guhita bayumva byoroshye uyu muririmbire live hano turi hano reka manze ngene kuri Rahabu nawe haba haciyemo iminsi ukuntu Imana muba murayishimiye ko yabahaye umwana bamukoze indirimbo ishimira Imana sibyo ko yabahaye umwana yego mwiza pe indirimbo ya kabiri niyo twari tumaze gushyira hanze iyo ndirimbo yo nyine iyo twayivuze ko ntabwo turi buze kwiririmba kuko niyo gushimira Imana kuko iyo abantu barazagenda bayumve nawe bazayumve bazajya kuri cana indi ndirimbo ya kabiri rero nshaka iyo ya gatatu ya kabiri nyine njye nyibara nk'ari ya gatatu kubera ko iyo nyine abantu bazayumva ko gushimira Imana gushimira Imana amagambo yo gushimira Imana barayazi rero hari indirimbo Rahabu yakoze irimo noneho ihita igukosora yaravuze ko nanjye reka bite gukosora none buriya nayo ni ikigaragaza ko buriya yanyuzwe ni ikigaragaza ko yanyuzwe buriya kugira ngo yicare nawe mbese kubera ko yandi ndi kwimuhimbira yari kado ni namuteguriye kandi kado y'ibihe byose iriya ndirimbo rero ukuntu buriya iriya kado ukuntu buryo ihenze ni kado paka ubuzima bwe bwose azahora yumva yibuka wenda tukiri kuri iyi ngiyi ya Sheri sibyo abantu nyine babonye ndira mu by'ukuri yego mu by'ukuri nta muntu utarira ariko amarira yanjye yari ay'ibyishimo ntabwo ari amarira nyine yari yandi yo kubabara ahubwo nyine yarandirimbiye numva ndatunguwe urumva mu by'ukuri ntabwo nari mbizi cyangwa se icyo nzi nuko nari nzi ko aririmba muri korali ariko kuririmba ku giti cye ntabyo nari muziho pe ntabyo nari niteze si ukubeshya harimo abajya batubazanga ariko se nimwari mubiziranyeho oya pe ntabwo twari tubiziranyeho ubwo rero uko nagendaga numva igitero nitaga nshushanya ahantu nyine yabikuye ahantu byabereye n'ahantu twahuriye shangahita numva emosiyo ziranyishe pe bana mwitaga ibihe by'urukundo rwacu ukubitega amatwi ubizi niba byumvaga neza gusa aho gusa n'abandi baguye mu kantu ukurikije
iriya video ukuntu n'abantu ukuntu bareba mbese batashe ubukwe ukuntu biba bameze bose bari bumiwe bateze amatwi batangaye icya mbere cyo nta muntu wari uzi ko nzi kuririmba icya kabiri n'iby'ubuhanzi nanjye ntabwo navutse nzi ko nzaba umuhanzi ahubwo ni ku mpamvu z'urukundo zatumye mbikora ahubwo ngiye kubona mbona abantu banabikunze ijwi ryanjye buri ryanjye ntabwo ndikunda numva atari ryiza ariko hari abantu barikunda bakumva biri kujyamo neza kandi ngewe ubundi ngiye nzi ko kubera ko ngiye mvuga mu ijwi riremeye rya baze ntabwo rishobora kuririmba soprano neza ukumva na soprano ibinize ntabwo imeze nk'iriyungure nyine nk'iry'abandi nyine babigize rero njye nabirimbye nzi ko ari kado ya sheri uko yayumva ko icyambere uko yumva message ariko iyi message ntabwo yabaye ya sheri gusa abantu bose barayikunze iyo umuntu akumva ashaka kuyiha inshuti yakavatera ngo yakaririmbo akagaha umuntu we nundi akavuga byarangiye abantu urubyiruko rwose indirimbo bayishimiye kubyo ari ikintu waha kado waha umuntu ukunda nundi wese ufite mugenzi we akunda iyi ndirimbo kuyimahamo kado cyangwa kuyima kugira ngo kuyimutura yashimisha abantu benshi cyane rero madamu rero watumye n'abandi babyungukiramo n'abandi babyungukiramo rero warumbajije uti ntabwo nari mbyibagiwe ubwo nyine impamvu nari mvuze kukurira nuko hari abagiye babitubaza hanyuma rero nanjye mu buzima busanzwe pe sindi umuhanzi cyakoze nyiba mu rugo naririmbaga muri korali urumva mu cyaro wenda pe n'imiririmbire yacu idateye imbere ariko nyine nk'uko nawe byamujemo kandi nkurikije igihe tumaranye ibintu y'ubwo agenda nkorera byonyine umunsi ku munsi bigenda bihinduka kandi byose biratangaje ngenda ntungurwa rero ni impano ziba zarazimye ziba ziri kubyuka mu by'ukuri rero neza byutse impano yo kwandika no kuririmba nanjye nahise ntekereza nkurikije indirimbo yampimbiye nkurikije ibintu byose agenda nkorera umunsi ku munsi buri munsi ankorera surprise ubu nirirwa nseka nyine sibeze mwana ko tuba turi kwiganirira namubwira kandi bisanzwe nkabona yishimye gusa nanjye nkumva nanezerewe tukihera muri ibyo oya ashaka kuba atazi ko iyo mpano yifitemo pe ariko ndabizi ko asetsa ubona ngiye mfite impano gusa biranshimisha oya wowe ukurikije wenda we tuve ko wenda ko wenda yanyuzwe nanjye nanyurwa nawe bivuze ko muri se ashimisha undi bigakunda ariko se nkamwe mudukurikira kuri YouTube cyangwa abandi mubona bimeze bite mubona mfite impano wako cyangwa tubona nayo ufite pe tubona nayo ufite ariko we kuko mubana mwirirwa arakuzi kuturusha ndamuzi ubwo rero nawamuhakanye nge ndabibabwiye hanyuma nanjye kubera ko akenshi nkunze kuba ndi nko mu rugo numva ibitekerezo biraje nibuka ibintu byose yagiye ankorera ndangije nanjye numva igitekerezo kiraje numva mu mutwe wanjye nyine hajemo ibitekerezo byinshi numva nanjye ntangira kwandika hanyuma rero pe nyiri umukobwa nahoraga nsenga Imana nkavuga ati Imana ndakwinginze uzambabarire umuntu duhuza yego wenda abantu bashaka kuvuga ati mwe muracyari abana ntago muzi ibintu byo mu rugo nta muntu wiraga ibibi urumva nta muntu wiraga ibibi ahubwo uharanira yuko byakomeza kuba byiza kandi n'Imana ngenda bizi ndi umuhamya wabyo iyo usabye wizeye iragusubiza ubwo rero nk'abantu bashobora kugutega iminsi ati haracyabura iminsi ati haracyabura no twatangira ishuri nyuma y'imyaka igati mwe muracyari mugitangira ishuri nyamara Imana ntaho yagiye mba nzi neza ko ifite umugambi yaduhuje ubwo rero bituma nyine ibyo bitekerezo biza ndandika nyine uburyo yabyakiriye ntabwo mbizi nawe yandika inganza irimo imitoma irimo imitoma imeze ukuntu nayo mfite amaso birabunze uzi ko yashyizemo n'agasezerano ngo nsezeranye yuko mbaye uwawe asubira mu murenge arasezerana bushyashya ntabwo nibeshe nyine pe
byarongeye bingarukamo ati ndongeye mbigusubiriyemo arabitsindagira nzaba uwawe iteka ryose hazaba uwanjye iteka ryose ari cyo cyiciro tugiye kujyaho tugiye ngubu rero ibyo tugiye gukurikizaho fata dukina indirimbo kuko twamaze kumenya aho indirimbo mwazanditse buri muntu yagiye muri studio twamaze kumva iyo mpamvu tugiye gukurikizaho kumvisha abantu yarenze indirimbo kugira ngo nawe babumve ko bino bintu turi kuvuga biri seri reka tuzishire turarimbira muri beat sibyo bumve ijwi ryanjye niba koko ari ryo se harabanza rap cyangwa ndabanza ko n'ingero nabanjije urumva ubundi bavuga ko hajya n'umusatsi tugusezerana bati ese ninde wabanje kubwira undi ko akunda undi gusa njye wakubanje se ni njyewe nzahora nkubanza nta kibazo kubera ko n'ubundi nimba wahimbye n'ubundi ushobora kuba warahimbye nyuma ugendeye ku wenda ko nanjye nibyo ngiye kuvuga uzajya umbanza ariko nanjye ubwo uzajya umpa inspiration ako wazashaka kandi karimba di agashaka nkongera nkagutomora neza urumva noneho umva ngo nyakandika nta kibazo nanjye reka negereze mikoro yanjye hariya kugira ngo iyo ufate amajwi ifate ku kabiti twagiye bwa mbere nkubona uwo munsi ntiwamvamo umutima wanjye wahise ukunyishyuza ndibuka wa munota ya sahani yamvamo wanyakiriye neza kandi untega amatwi kukuvugisha gusa benduhoro umutima ubukukuru wanjye nukuri ndumva nyuzwe urubona genewe ni wowe naburaga ubu ndumva nuzuye nukuri naranyuzwe nanyuzwe nukunyitaho nanyuzwe nuko wankunze nshimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha naje ngusanga unyakiriza yombi ntabwo wigeze unyirengagiza wanyeretse urukundo mu mutima wawe ibyo naburaga byose bibonera muri wowe uburyo byatangiye n'ibitangaza by'Imana niyo mpamvu nemeye ntashidikanya ko urubona genewe ni wowe naburaga ubu ndumva nuzuye nukuri naranyuzwe nanyuzwe nukunyitaho
ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha. Uri mwiza uri mwiza pe. Oh papa pega mana gitangaza. Reka ngushime wambereye umugisha kuva nakubona, nukuri naranyuzwe wamvuye ibikomere byari mu mutima wanjye, wanyujuje ibyishimo bitagira uko bisa. Ubaye uwanjye kandi nanjye mbaye uwawe, iri sezerano ryacu Imana irikomeze. Urubona genewe ni wowe naburaga, ubu ndumva nuzuye, nukuri naranyuzwe, nanyuzwe nukunyitaho, nanyuzwe nuko wankunze. Shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, urubona genewe ni wowe naburaga, ubu ndumva nuzuye, nukuri naranyuzwe, nanyuzwe nukunyitaho, nanyuzwe n'ubwo wankunze. Shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, nanyuzwe n'ukunyitaho, nanyuzwe n'urwo wankunze. Shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, nanyuzwe n'ukunyitaho, nanyuzwe n'urwo wankunze. Shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, nanyuzwe n'ukunyitaho, nanyuzwe n'urwo wankunze. Shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, urubona genewe. Indirimbo bari ndende nayiribye rwose abantu naribye abantu barizihirwa, ariko indirimbo nziza Imana igira neza. ubwo rero ganguko hari igihe mba nibutse nyine byinshi, cyakoze sheri urakoze pe, nimvuye ku mutima ndongera gushimira. Iriya ni impano yawe ihoraho, buriya bavuna yashyize no kuri YouTube neye hose, ni uko uzajya uhora uyumva uko ushatse, wongere uyitege amatwi, wongere wibuke ibihe bya kera uko byatangiye kugeza na n'ubu. Amasezerano ari mu ndirimbo ni byinshi. Ubwo rero ni impano uzahora wibuka cyangwa ibihe byose. Murakoze cyane, turashimira Imana yakoze ibi bintu, ni byiza. Uburyo buri muntu wese nyine ashaka kuza nyine azatere mu kirenge mu cyanyu, ubwoko bwanyu. Buri muntu wese nyine dore madame yagiye kurira n'ubundi kandi yaragiye kurira, yarabyibutse n'ubundi kwikarumye agera ari ikaruma, ariko yaragiye kurira pe. Indirimbo ngenda yikunze cyane kabisa. Abantu ukuri bagenda bakore subscribe kuri channel yanyu, bajye bakurikirana, bajye bareba nyine iby'Imana igenda ibakorera. So rero
tugiye kwa Rahabu rero. Wow. Mbega ngo ndatangara siniyumvishaga ko nagira amahirwe nkayo nagize mu buzima bwanjye bwose nabaga ntekereza nibaza ko nzabona umutware mwiza unkwiriye nyuma naje kugira Imana ikuzana iruhande rwanjye umunezero wuzura umutima wanjye ubune wishema no kwitwa uwawe nzaba iruhande rwawe iteka ryose ni wowe rukundo nahoze nifuza iminsi yanjye yose mbishimira Imana kuko yasubije amasengesho yanjye mukunzi we nzaguhorane ni wowe unyuzura maze nkanezerwa kuko mfubitswe n'urukundo rwawe nanjye iteka nzaguhoza ku ndiba y'umutima wanjye. Iby'umutima wanjye wabihamya neza ko uri impano nziza nahawe ivuye mu ijuru mpora mbisaba Imana wikundindira iteka kuko ari wowe soko y'umunezero wanjye ishusho nziza y'Imana nyikubonamo buri munsi byemezwa cyane n'urukundo ngaragariza nsezeranye none kuzibera uwawe nkaba iruhande rwawe iteka ryose ni wowe rukundo nahoze nifuza iminsi yanjye yose bishimira Imana kuko yasubije amasengesho yanjye mukunzi we nzaguhorane ni wowe unyuzura maze nkanezerwa kuko mfubitswe n'urukundo rwawe nanjye iteka nzaguhoza ku ndiba y'umutima wanjye ni wowe rukundo nahoze nifuza iminsi yanjye yose bishimira Imana kuko yasubije amasengesho yanjye mukunzi we nzaguhorane ni wowe unyuzura maze nkanezerwa kuko mfubitswe n'urukundo rwawe nanjye iteka nzaguhoza ku ndiba y'umutima wanjye.
kabisa iyi ndirimbo yarahaba ko numva irimo amagambo ateye ubwoba irakaze yaranditse murantunguye ariko ntabwo ari nzi ko ndirimbo uranabizi abakunzi bacu nimumva bitagenda neza babitwandikire ibyo tugomba gukosora ntabwo nari mbizi ko ndi bubikore amagambo arimo ni Breza yashaka kugira ngo yumvishe abakunzi bacu amagambo arimo ni meza twebwe ntabwo tubyitayeho kandi n'ibindi byose bimeze neza yaba beat yaba uburyo uyigendamo bimeze neza ahubwo wagira ngo uri umuhanzi pe indirimbo ni nziza urumva ko rero ukurikira amagambo arimo numva nawe bimeze nk'amasezerano wagira ngo nawe nsezeraniye ko azamuza ku mutima pe nyine icyiza cy'ibintu wikoreye ku giti cyawe uvuga ibintu bikurimo cyane umuntu yakwandikiye ntabwo ashobora kumenya amarangamutima yawe ubwo rero byanze bikunze uburyo bwose wabikoramo icyangombwa ni uko mesaje uba ushaka guha umuntu ayumva nk'uko wayamugeneye nizere ko nyine wabyakiriye ku rwego rwabyo pe ndashima wowe kuba warantekerejeho nubwo wenda nanjye nari naguteguye surprise ariko nanjye buriya iyi kado wampaye nzakomeza nyizirikane nyumviriza amasezerano arimo imitoma buri mwe uri kumbwira wenda mba nayumvise ngo ngeranye nibaze hari n'ubushe bavuze ngo niba ngo ishusho y'Imana ngo yibona muri ngewe urumva mutema ariko ishusho y'Imana yibona muri ngewe nimereka nkubwire bitewe n'ibintu iryo jambo aho yari kwembese ubundi aho yari ishusho y'Imana nyibona muri wowe urumva aragufasha akugereranyije n'Imana nyine byemezwa cyane n'urukundo nyine ungaragara none okay atangira ngo mbyemezwa cyane n'urukundo ungaragariza ariko mbaye amagambo kandi indirimbo ayikoze hashize imyaka 2 mubanye yabitekerejeho isharabitekerezaho biriya nyine byavuye ku mutima ntabwo ari ibintu byo gupapira birenga ari fonda icyo nshaka kubaza rero Elize ibi bintu abantu nyine biragoranye kubivuga kuko abantu benshi ntabwo wenda batarebye ikiganiro cya mbere bashobora kutabisobanukira ibyo ndi kuvuga bitewe n'urugendo watubwiye uburyo mwahuye uburyo ibintu mwanyuzemo urumva iyi ndirimbo uburyo expectingaga uburyo nyine ubona bino bintu bimeze uburyo ubona ino mitoma uburyo mubanye uburyo wahuye na Rahabu bidasanzwe ukabona umunsi wa mbere ukumva umwiyumvishemo ibyo bintu byose watekerezaga ko kano kanya uri kumva wari mu kahe gace watekerezaga gute ugereranyije uvuze ngo bitewe n'uko twatangiye urugendo naho tugeze ubu wenda biri guhura n'ibyo waririmbye mu ndirimbo ubundi kababwira buriya muri make buriya ikintu uvuze kivuye ku mutima umutima ni mu bintu abonye bitapfa kwibeshya umutima urimo buriya umutima ntabwo nzi ukuntu ugenzura ariko ikintu givuze kivuye ku mutima kuko kiba kiwuvuyeho rero ntabwo nzi umutima niba wanjye warakoranye n'Imana ukamenya ibizaba mu gihe kizaza ntabwo mbizi ariko icyo mbona ubu ni imbuto z'iby'Imana cyangwa umutima wansezeranyije kuzabona ibyo nabonaga byatumaga nishimira umuntu ku rwego runaka bigatuma mvugishwa na n'ubu ndacyabibona bigatuma ujya no muri studio bikajya naho njya gukora inspiration nkajya muri studio nk'abo umuhanzi kaye bidasanzwe utarigeze ubikora ntayigeze mbikora urumva nawe natubwiye urumva ibintu ukuntu kirihagiye irizo mukatiye wize kumukatira nari kuba mobyo pe ufite umuntu ngo ngiye mfite umuntu rwose dufite n'ubukwe mu gihe kizaza ntabwo bizakunda urumva umuntu utari ikiganiro cya mbere ntabwo yabyumva ntabwo yamukatiye kereka nanjye gusubira yaranyanze ntabwo tugiye gusubira ariko cyagiye nubwo aba ngo wenda yarankatiye ariko ndakubwira ko hari akantu yakubisemo k'ingobeko aravuga ngo
ngo buriya ngo mfite undi ni mu gihe disipurine kugira ngo wenda ukatire umuntu akora muri disipurine mfite undi ngo ariko iyo aba adahari nta wundi muntu nari kuzapfa kwemerera atari wowe oya ntabwo nabeshya nuko agomba kuyashizemo nanjye gatima ndigire ikizere kuko byanze bikunze uhura n'abantu benshi batandukanye ariko wowe muri wowe ni wowe ubashyira ku murongo bitewe uyu rero shari rwose pe wumvaga uburyo mukatiye ibintu bitari kuba wibujije amahirwe cyane nari kuba nkombye mananjye sinzi ukuntu navuga umva reka nkubwire Imana ni igitangaza nyine kuko hari ibintu umuntu adakurura ngo abashe kubyumva byanze bikunze nyine n'ibitubaho sibyo twe tukabifata nk'ibintu nyine tubona ko Imana iduhemukiye hari igihe ibikugiriye neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva kuko ntitukanga ibigenda wenda wasanga nza kubana n'uwo nguwo bitari kugenda neza cyangwa se nkamubangamira cyangwa nawe akambangamira mu bundi buryo cyangwa se mukanabana kuri pressure ukajya wumva udatuje kuba ahantu ubundi kiremwa muntu ni ikintu gikomeye iyo uri ahantu nta mahoro ufite byanga byakunda ntabwo ibyo byose bijya ku murongo ubundi ntitugaforce ibintu ngo bibi ujye ushaka ahantu ufitinga ubundi biba byiza ubundi iyo ibintu bipfuye mu rukundo ubundi abantu bari kurambagizana cyangwa bari inshuti bakundana ariko kumva ibintu byapfuye icyari ni ikimenyetso kigaragaza ko uri mu mwanya utari wawe yego kubera ko ikintu gifitinga gutya nyine kiraza kikaza icyuho rero ikintu cyazibije icyuho kiba kiri mu mwanya wacyo rero nta kintu cyagisimbura rero iyo ugiye ahantu ugasanga nta ko wafitinga ariho ibintu bituruka bipfa ntabwo hano aba arahawe ugomba kuhava n'umutima mwiza wishimye ukagenda hakazaza undi iyo abantu batandukanye ntabwo abo bantu bari babi ntitubifate nabi tuvuge ngo iyo abantu batandukanye cyangwa banze guhuza cyangwa bidahuye ngo bavuge ngo abantu ko ari babi cyangwa umwe abyereka ku wundi ngo uyu ni mubi n'undi abyereka ku wundi ngo uyu ni mubi ahubwo ni uko ibintu bitahuye nyine wagiye mu mwanya utari uwawe bivuze ko buri wese niba atandukana buri wese azabona umukwiriye n'undi abona umukwiriye kandi bose bazishimye hari n'igihe pressure z'isi cyangwa se bitewe n'ibintu ubona bitewe n'uko bitewe n'amarangamutima yawe agushukira kujya ku muntu utashakaga ukava uriya muntu afite amafaranga ukareba imodoka afite ukareba amafaranga afite n'uburyo akwitwaraho ukareba uburyo mbese akwiyereka uriya muntu arakize tu ibyo bintu bikagushuka ukajya gukunda uwo muntu kugeza naho ujya no mu murenge no ugakora n'ubukwe ari byo bintu wagendeyeho gusa ubundi hari kenshi abakobwa hari ikintu kibafunga amaso iyo bari kurambagizwa cyangwa mu gihe bari gurirwa n'abahungu benshi iyo haje umuhungu ufite ikofi kenshi kuko ahoza aba afite uburyo bwo gutanga keya bihoraho izo keya abakobwa barazikunda zo gutanga keya zihoraho kumena ifaranga nyine iyo keya kandi amafaranga nta muntu utayakunda ntawe utabikunda kuko iyo ubirebye neza usanga kuko umuntu akwitayeho kandi ukabona ko aragukunda pe kubera ko yari gushora agafaranga ariko utazi ko hari undi muntu ushobora kuba gukunda bya nyabyo ariko nta bushobozi bwinshi afite we nyine nta izo keya z'amafaranga ntazifite ariko we ubitewe n'ukuntu nyine ahubwo ugasanga guhitamo kugira ngo uzahitemo abo bantu bisaba undi mutima n'ubundi nta wese wagira inama iyo inama abakobwa bajya guhitamo abahungu bakurikije ibyo wabonaho bakurikije uko yumva mu mubiri wameze marangamutima ye akamubwira ngo ukunda uriya muntu mbese niriye banga wowe nicyo kintu wamubwira ku buryo atazigera agikora rero reka mbabwire ntitugagendere mu marangamutima yacu sibyo cyane cyane abakobwa ubundi umuhungu ni ukubwira ngo aragukunda ntabwo umukobwa ari uvuga ngo ni ukunda umuhungu buriya wa mugani baravuga ngo kunda ugukunda kuko wowe ushobora kuba uri gukunda nyine ngo akunda abandi ariko rero ikizi nuko nkuko twabivuze mu kiganiro cya mbere ibintu byose tujye tubijyanamo isengesho urumva ubwo rero nabagira inama y'uko bo badakwiye kugendera ku marangamutima yabo ahubwo nabyo bagakwiye kubisengera Imana nyine ishobora kubahitiramo umuntu wa nyawe cyane izi ndirimbo kabisa ziraryoshye umva indirimbo zirimo amarangamutima indirimbo zirimo kubwirana mbese izi ndirimbo nyine turashishikariza abantu nyine kuzabanaho muri uwo munyengo umeze gutya bino bintu bigenze gutya abantu bose iyi si yaba paradizo utabeshya kuko uri bisigaye wumva ukumva ingo zatandukanye ukumva abantu batandukanye bagikora ubukwe atarashira umwaka umwe ariko abantu bamaze imyaka 2
baramaze kwibaruka n'umwana ariko bakijya muri studio bakibwirana amagambo nk'aya nyine urumva ko ni ibintu byiza cyane turasaba Imana nyine bizakomeze gutya pe izarangira ariko bitewe n'uburyo mwahuye bijyanye n'Imana ibiyobora Imana ibiyobora gusa kabisa ya rero mbese ubutaha turasaba abantu nyine bakomeze nabo baze kuri channel yanyu bakore subscribe baze barebe ibiganiro byanyu barembe se bakurikirane bagiye bababwira n'ibindi babaha ibitekerezo nabyo batabikeneye birangiriye ahangaha tuzakomeza kubahereza n'ibindi bintu bitubwira buriya uko Imana izajya idushoboza urumva havumbutse impano tutari tuzi ko dufite niba ngombwa madamu azajya yandika akomeza azamura impano ye wenda kuko impano urumva yaravubutse ariko ntabwo irajya ku rwego hejuru ariko iyo ukoze ibintu kenshi bigenda bizamuka niba n'imiririmbire igenda izamuka n'ibintu byinshi bitandukanye rero nanjye iby'ubuhanzi ntabwo buri gihe nibiraga mu makorari kandi muri korari ijwi ndirimba ni rya base bitewe n'ijwi ryanjye ukuntu bari rigaragara ariko amasoro urumva kuri mbasoro nabivuze ko nyine soprano nyine ibigoranye ariko nanjye nzakomeza ngerageze kujya gutanga ubutumwa nshobora kwandika ku ndirimbo z'inkunda nk'uko abantu bazikunda cyangwa nkandika ku ndirimbo zisanzwe z'iyo Mana iby'Imana izanshoboza nzabikora nzakomeza ngerageze tekereza reka ku bintu biri gucara cyane bitari byiza hari abantu bareba ibintu bitari byiza bikabangiza ushobora kureba uvuga ngo abantu kuki bareba bino bintu bitari byiza bino biganiro by'abantu bimeze gutya ntabwo ari byiza ukaza kuvuga ngo bino biganiro by'abantu bakora gutya ntabwo ari byiza mwe mukabaha inama kubijyanye n'umuryango utegiye mumaze muri kumwe mukabigisha ko hari abana bato babumva kandi bakeneye kumenya nanjye hari ibintu numvise kuri mwebwe ntabwo nari mbizi rwose rero numvaga ko gushaka ari ugenda ugashaka umukobwa yarubonye mwiza ugahita ugenda ugashyira mu mago niko nari mbizi ntabwo nari mbizi ko ushobora no gutuza Imana ikaguhitiramo ntabwo nari mbizi pe ntabwo iyo logique nayumvaga numvaga ko ari umusore umwishakira numva ko mutanyigishije se baranyigishije urumva rero abakunzi bacu bazakomeza batuboneho ibyiza haba ibyo by'indirimbo Imana dushobora tuzatubikora ariko nawe twavuze ko turi kumwe tuzatwakora n'ibiganiro bitandukanye ndetse turi kujya inama kandi tuzijyana n'abandi haba abasore haba abana haba urubyiruko ndetse n'abubatse turashobora kukunganirana cyangwa duha n'ibitekerezo turebe niba imiryango yacu yarushaho kuba myiza ubwo rero nta kindi uretse kubashishikariza kugira ngo bakomeze kudukurikirana ndetse n'ibikundira bakore subscribe like comment ndazikenewe na share wabona ibiganiro byakubatse nawe ukabisangiza abandi kugira nabo bibafashe murakoze sawa murakoze mugire ibihe byiza murakoze cyane namwe